Amazi yihariye ikigero kingana na 60% kugeza kuri 70% by'ibigize umubiri w'umuntu n'amazi. Gusa ngiye maze nk'igihe ntanywa amazi njya nzana ama pimples, lashes mu maso, nagira isura imeze ukuntu, noneho nanjye ukuntu ngana ubwanjye natangira kongera amavuta menshi mu mubiri. Gusa iyo nyweye amazi arabalansinga nyine aya mavuta, ugasanga mfite umubiri ukeye, ugasanga ikibazo cy'umutwe cyashize, ikibazo cyo mu nda cyashize, mbega bameze neza. Amazi ni ingenzi cyane ku buzima bwa muntu. Mujya mwumva yuko bavuga ngo nta mazi nta buzima, cyangwa se amazi ni ubuzima. Amazi rero ni ingenzi mu buryo bwinshi butandukanye, yaba kudufasha mu bikorwa bitandukanye, gukora isuku, koga n'ibindi bitandukanye, ariko by'umwihariko kunywa amazi ni ingenzi ku buzima bw'umuntu. Icyo nicyo cya mbere cyumvikanisha yuko amazi ari ingenzi ku buzima bwa muntu. Niba yihariye iyo mibare 60 kugeza kuri 75% ni igice kinini cyane. Iyo umuntu abuze amazi rero ubuzima ntabwo bugenda neza. Icya mbere mu byo amazi amarira umubiri wacu nuko iyo umuntu anyweye amazi, ubundi mu mazi nta zindi ntungamubiri zibamo nk'ibindi biribwa bigiye bitandukanye, nta vitamine zigaragara mu mazi. Amazi arimo icyo bita hydrogène na oxygène. Bitewe rero nanone n'isoko aya mazi yakomotsemo, ashobora no kubamo imyunyungugu igiye itandukanye bitewe n'aho ayo mazi yakomotse. Rero iyo umuntu anyweye amazi, icya mbere arafasha mu bijyanye no kubona umwuka mwiza duhumeka, ariyo iyo oxygène navugaga, ndetse n'iyo umuntu anyweye amazi arimo iyo myunyungugu itandukanye bitewe n'aho yakomotse, abasha gukuramo nyine iyo myunyungugu igafasha umubiri we muri rusange. Ikindi kandi kunywa amazi birafasha mu bijyanye n'igogorwa ry'ibyo turya, cyangwa se ibyo wakwita digestion. Ikindi amazi arafasha mu bijyanye n'ubwiza bw'uruhu, gusukura umubiri muri rusange, gutuma imyanda isohoka mu mubiri. Amazi arafasha ku muntu wanyweye amazi, bituma impyiko ze zikora neza. Igihe gikwiye umuntu akwiye kunywamo amazi, amazi umuntu agomba kuyanywa mu gitondo akibyuka. Aya mazi ya mu gitondo icyo amara, buriya nijoro iyo umuntu asinziriye, nubwo twebwe tuba tutabibona, ariko umubiri w'umuntu uba ukora. Hari ibice bimwe na bimwe by'umubiri biba bigikora. Icyo gihe rero iyo umuntu abyutse, umubiri uba watakaje amazi menshi, bisa naho umuntu abyukana umwuma. Iyo umuntu abyutse akanywa amazi, biragufasha kugira ngo ya ngano y'amazi yatakaye igihe wari uryamye, igihe wari usinziriye, ubashe kongera kuyasubirana. Hanyuma kandi ku yindi nshuro ushobora kunywa amazi mbere y'uko ufata ibyo kurya bya saa sita. Aya mazi icyo amaze nayo, amazi arafasha nk'uko nabivuze mbere mu bijyanye n'igogorwa ry'ibyo turya. Iyo umuntu yafashe rero urugero nk'ikirahure kimwe cy'amazi mbere y'uko ufata ibyo kurya byawe bya saa sita, arafasha, ariko ukayafata bitegereye neza isaha yo gufata ibyo kurya, ugacishamo byibura iminota 30 ukabona gufata ifunguro ryawe. Hanyuma na nimugoroba bikagenda bityo, mbere y'ifunguro rya nijoro ugafata amazi cya kirahure kimwe mbere y'uko ufata ibyo kurya byawe, ugacishamo ya minota 30. Izindi nshuro ushobora kunywamo amazi ni cya gihe umubiri wawe bigusabye, wumva ufite inyota cyangwa se uyakeneye, ushobora kuyanywa, ariko ukirinda kuyanywa igihe umaze gufata ibyo kurya byawe. Muri ako kanya, cya gihe umuntu ari ku meza cyangwa se ukiva ku meza, mbere y'isaha imwe ntabwo ari byiza kunywa amazi. Ntabwo ari byiza kuko kiriya gihe iyo urya ukanasomera ufite amazi mu byo uri kurya, ntabwo bifasha igogorwa digestion, ahubwo bigora digestion, bituma igifu kitabasha gusya ibyo wariye neza. Bikaba rero bishobora no gukurura ibibazo bigiye bitandukanye, harimo nk'uko niba ari amavuta ari gukomoka mu byo uri kurya, ashobora kutabasha kugogorwa, bikaba byatuma bitera yuko ya mavuta yibika muri ubwo buryo nyine nk'ibinure mu mubiri wawe, akaba yatuma habaho umubyibuho ukabije, kwa kuntu ubona umuntu abyibushye igice kimwe cyane cyane nk'inda, ayo mavuta akunda kwibasira icyo gice cy'inda. Ntabwo ari byiza rero kunywa amazi umuntu ari kurya, cyangwa se kuyanywa
hadaciyeho isaha imwe nyuma yo gufata ibyo kurya. Ingano y'amazi ku munsi byibura ni hagati ya litiro 2 cyangwa 3 ku munsi. Ushobora kubyuka ubishoboye ukarenza icyo kirahure kimwe ntacyo byatwara, ukanywa litiro mu gitondo. Saa sita ukagerageza gufata ikirahure kuko bwo umuntu aba agiye gufata ifunguro rya saa sita ntabwo ari byiza yuko amazi yaba menshi, na nimugoroba bikaba gutyo. Rero kugira ngo uze za litiro 3 cyangwa 2 biragusaba kongeraho andi mazi. Ushobora kuyafata hagati na hagati saa 8 z'amanywa cyangwa se n'andi masaha bitewe n'uko umuntu abishaka. Ikinyobwa na kimwe gishobora gusimbura amazi karemano, amazi tubona atagize ikindi kinavangiye, nta kintu kigomba gusimbura amazi. Ahubwo nkuko nabikubwiye ntangira, nakubwiye nti ibigize umubiri w'umuntu biri hagati byihariye amazi hagati ya 30% kuri 70%. Icyo kigero rero ntabwo tugishobora kugifata amazi asanzwe ngo tuba ariyo agenda yuzuze iyo ngano ingana gutyo. Ahubwo bya bindi tugenda dufata imbuto, imboga, amazi yavuye mu gikoma, mu cyayi, muri ibyo binyobwa bitandukana, nayo mazi bwite biragenda byose bigahuza bikaza kuzagera kuri cya kigero cya 70% kiba gikenewe mu mubiri w'umuntu. Hanyuma umuntu utekereza yuko icyayi, inzoga, fanta cyangwa ibindi binyobwa bishobora gusimbura amazi, aha navuga yuko byaba ari ukwibeshya. Kuko witegereje neza no mu cyayi cyangwa ibindi binyobwa uzitegereza uzasanga ujya kuri toilette kenshi. Kiriya gihe rero umubiri utakaza amazi menshi, kandi nubwo uyatakaza ntabwo uba wayinjije muri bwa buryo tuvuga bwo kunywa amazi asanzwe. Muri makeya ibinyobwa bindi bisanzwe bituma umubiri utakaza amazi menshi kurusha ayo umuntu aba yinjije. Abantu batanywa amazi rero bashobora kugira ingaruka nyinshi zigiye zitandukanye. Ariho nakubwiraga yuko bishobora gukurura indwara zimwe na zimwe, uburwayi bw'impyiko, cyangwa se no kuba imyanda yaba myinshi mu mubiri w'umuntu bikakurura indwara zitandukanye, kanseri z'ubwoko butandukanye, cyangwa se kutanywa amazi bishobora kuba impamvu yo kurwara indwara ya constipation bitewe n'uko ryagogorwa ry'ibyo umuntu yariye ritagenze neza, umuntu akabana n'ubwo burwayi ubuzima bwe bwose. Ikindi umuntu utanywa amazi ashobora kugira kurwara umutwe bya hato na hato. Ibi biterwa cyane n'uko mu gihe umuntu atanywa amazi umubiri w'umuntu we wirwanaho ugakoresha ya mazi usanganywe. Ibyo rero bituma habaho umwuma. Iyo umuntu agize umwuma, wa mwuka mwiza wa oxygene dukura mu mazi uba mukeya. Iyo bigeze ku bwonko iyo oxygene nayo ikaba nkeya, ibyo biba intandaro yo kuba umuntu yagira uburwayi bw'umutwe bya hato na hato. Abandi bashobora kugira izi ngaruka nanone ni abantu bakunze gukora siporo. Ujye ubibona yuko bakunze cyane kugira ibibazo byo gufatwa n'imbwa. Gufatwa n'imbwa nabyo ni ikimenyetso cy'amazi makeya mu mubiri w'umuntu. Niba amazi umuntu ayanywa akagira iseseme rwose ugomba kugerageza uko byarinda uko ariko kose. Nta kintu gisimbura amazi nk'uko twabivuze, ugomba kugerageza ibishoboka byose. Niba unywa ikirahure kimwe iseseme ikaza byibuka ukagabanya, ukanywa makeya ukayanywa inshuro nyinshi byibura. Ariko hari ibindi bintu ushobora kwifashisha kugira ngo ugerageze kunywa amazi byibura bihindure kwa kuntu umuntu yumva nyine ari amazi asanzwe. Amazi ushobora kuyashyiramo concombre, ushobora gufata amazi yawe ukayashyira mu kirahure hanyuma ugakatiramo concombre. Nazo ni izindi ntungamubiri ziba ziyongera kuko concombre nayo ni nziza ku buzima bwa muntu, ariko byagufasha ukumva atari wa muhumuro w'amazi asanzwe, mbese hari akantu kahindukamo bikagufasha gukunda ya mazi. Ushobora se gukoresha indimu, gufata amazi nanone ukayashyira mu kirahure ukaba wakatiramo indimu. Ibyo byose byagufasha kugira ngo urwanye ya seseme, urwanye kumva udakeneye kunywa amazi.